Yamuhaye ikaze nanone wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi hano kuri Movie Camp Rwanda, aho tukugezaho udusobanuye tugufiya cyane ariko turyoheye amaso, turyoheye n'amatwi. Nagusaba gukanda subscribe niba ari ubwa mbere uje ku muyoboro wacu wa YouTube, ndagusezeranya ko utazicuza. Angiye utegura ngana kugeza abanyita muhire Jordan, reka dutangire n'abatindiye. So agafilime kacu rero uburyo tugatangira bisa nk'aho ari umwana w'umukobwa uri kugenda, nyine batwereka ishyamba, umwana w'umukobwa ari kugenda n'agakende we iwana, umwana w'umukobwa ari kwigendera disi yo nimba avuye hehe, asa nkaho yifitiye akabaga arimo aragenda rwose gahoro gahoro. Batwereka ingwe hafi aho ngaho isa nkaho iri kumureba, umwana arakomeza arigendera. Abana batoya disi nta n'ikintu wabitayeho, abamarayika b'Imana disi wapucuri yego, karayikomeza karigendera disi, karatambuka kari kwirebera ishyamba nimba kavuye ntumbaze, karakomeza. Ingwe sasa rero batwereka itangira gusa nkaho igana aho umwana ari, umwana arakomeza arigendera. Abana baturabizi nta kintu wabitayeho mama ikomana, ingwe rero iratangira iramwegera, isa nkaho imwegera, umwana nawe arakomeza arigendera rwose asa nkaho nta kibazo yifitiye. Wabizi abana ntiwamenye isi yabo babibereyemo, ntiyanatekereza ko hano hantu hashobora kuba hari icyamugirira nabi, arakomeza aragenda n'akabaga kewe disi. Batwereka sasi narisa nkaho imusatira, nyine umwana akomeza yigendera iwana. Batwereka injaba zayo iwana, umwana agize gutya ari kugenda gahoro gahoro iwana, ngo mbonye inyama we, ingwe ari kwivuga. Ibi yatatse umwana baguye hasi, nyine urumva ababaye igiporezo cyayo cya saa sita. Batwereka umutipe uri kuri moto, ari kugenda kuri moto rwose nawe yitemberera. Batwereka umwana mutoya asa nkaho ingwe iri kumukurura. Batwereka umugabo uri kuri moto agenda gahoro gahoro rwose yitembera ku kamoto ke keza cyane. Agize gutya, ageze imbere abona ingwe iri kurya umwana, abateye amafera, barambitse moto hasi, araguruka nyine arirukanka iwana, atibika amaguru ayabangira ingati. Baza ariko guta moto ukagenda n'amaguru, aho ingwe tumenya ko ibintu byakomeye. Umutipe arirukanka gikomeye cyane n'amafera atera gutya yapapye, nawe urabyumva. Kubona ingwe iri kurya umuntu, yegama ku giti afata kuka, ubwoba buramwica, arongera aratibika avuga ati reka aho gupfa uyu munsi wapfa ejo. Arirukanka cyane iwana, araguruka rwose bikomeye cyane iwana. Ubwo biba birangiye uko batwereka hashize akanya, nyine bongera batwereka ishyamba. Iwana turacyari muri rya shyamba, batwereka yangwe bariyo yari wa mutipe simbizi. Batwereka umutipe uri guhinga n'undi mutipe wambaye akenda k'umutuku uri kugenda, aramubwira ati uri guhinga, aramubwira ati mwana uri kujya he? Ngo hariya ntabwo ubona yuko hari icyapa cyanditse yuko nta muntu wemerewe kujya muri ino shyamba mwana. Umutipe amuca amazi arakomeza, ngo mwana muhari harimo ingwe tayiga. amubwira ngo harimo tayiga, harimo ingwe mwana. Urabizi ubutini uburyo wabufunga umutwe wese wagenda sha. Umutipe arakomeza, batwereka ingwe iwana, umutipe arakomeza arigendera. Iwana agize gutya avuga ati kose buri warya agafotora, iwana ashyiramo snap, atangira kwisinapingira bya bindi byo gutwika, namwe murabizi. Atangira kurya agasnap, avuga ati aka gafotora ni sawa rwose. Yifitiye na ka gastandi, tuno dustandi bashyiraho telefone. Komeza azenguruka mu ishyamba bisa nkaho nyine yiziye muri picnic, ntiwamenya. Batwereka ingwe hafi aho ngaho isa nkaho iri gucunga, yabonye icyakura cya saa sita. Petero akomeza arigendera gahoro gahoro atembera mu ishyamba areba wagwan. Iwana mwibuza gukanda subscribe, arakomeza rwose arigendera, arakomeza arazamuka areba ishyamba. Ari nako batwereka utunyamaswa turi hafi aho. Iwana umutipe abona urutare, nyine ikibuye kinini cyane, terekanurira. Ariko hano hantu hava ifoto nyabona, nta foto nta cyabaye, murabizi neza. Iwana araza yicara kuri rwa rutare rwose, umwana irira selfie rwose, iraga selfie. Kumbe hafi aho sasa yangwe nayo iri kumucunga, ntago aramenye ibyabaye, akomeza yirira selfie. Batwereka yangwe nayo iri hafi aho ngaho rwose. Mutipe areba udufoto yamaze kwifotoza, abona ni sawa rwose. Tukataha ahantu uzi ko ari umunyenga nzahazana na shushu be. Hano arahaguruka rwose yimanukira uruga, warakomeze yitemberere mu ishyamba. Batwereka yangwe iri hafi aho iri kumucunga. Iwana buriya zibanza no gutera imibare. Peti rwose araza aramanuka, komeza yigendera nyine areba ishyamba uko bimeze. Iwana
ntumbaza icyo yaje kurimaramo kuba bisa nkaho aje kwitembera, batwereka wa mugabo uri kwihingira ari guharura wana bagize gutya rwose batwereka yangwe rwose isa nkaho hari umuntu iri kurya insyataburenge. Tipa arakomeza aritemberera mu ishyamba gahoro rwose nta n'ikibazo yifitiye, ingwe nayo iri hafi aho. Tipa arakomeza aratambuka rwose, akose ngo numvisha agakira ko ntiyabyitaho nyine, afata telefone abanza areba nimba Shushuba yatamwandikiye, yongera yirira foto rwose sinapu zaragakoze, yirira agaserifi ati kabisa ndaza kohereza Shushuba. Ewana tugize gutya tubona sasa rero hafi aho hari ikintu kiri kumucunga, twe twakibonye ariko umwana ntiharabutswe. Ndi kumva nagenda nkabimubwira disi ampaye nka tata. Ingwe nawe bigaragara ko imaze nk'imyaka nk'itatu itarya, gize gutya ampaye nk'ibiramukuruye yangwe rero biramwatatse. Ewana umutipe uri guhinga arikanza bati karabaye, afata yasuka yarirukanka yerekeza nyine mu ishyamba, yumvishe nyine amajwi y'umuntu uri gusakuza, kwereka amaguru ya wa mutipe wa mwana mu ishyamba. Ewana bari kumukura bisa nkaho bamuhekenye. Tipe nawe aza yirukanka rwose avuza induru ahamagara kugira yumve niba hari uwamwitaba nyine, nimba hari n'ubufasha akeneye abe yagira icyo amufasha. Mutipe rurira kuri rwa rutare nyine ari kureba mu ishyamba rero nimba hari ikintu yabona, ariko reka da nta kintu yari ari kubona hafi aho ngaho. Tipe nyine wanakomeza arareba ko yumvisha amajwi y'umuntu usakuza. Tipe arakomeza nyine arareba aramanuka ku rutare akomeza mu ishyamba nyine areba nimba hari ikintu yabona, ariko da tipe ikigaragara cyo yewana yari yamaje kuba icyakura cya saa sita cya yangwe. Komeza avuza induru ari guhamagara areba mu ishyamba nyine hafi aho ngaho arebe nimba hari icyo yabona, ariko da wana komeza arahamagara nyine yirukanka. Yohana ageze gutya ageze imbere ababonye ka gastandi wa mutipe yari afite mu ntoki. Yohana kandi bashyiraho amatelefone, abona na telefone hafi aho ngaho iri hasi, avuga ati karabaye ni gute se umuntu ibintu yaba yabyinjira mu ishyamba nkaba mbisanze byonyine. Tipa bakomeza arahamagara nyine ari gutembera mu ishyamba areba ibyari byo. Ewana mwibutsa gukanda subscribe kugira uzabone utuntu nk'utu. Arakomeza imbere. Ewana hirya batwereka yangwe iri kurya wa mutipe w'umwana w'umusore. Ewana umutipe abibonye arirukanka aratibika kabisa batereka reka bazako ntago byoroshye. Batwereka rya shyamba nanone yashize akanya, batwereka wa mutipe ari kuguruka rwose wana yapapye avuza induru bati munabare ibyo mbone muri no shyamba. Wana nagaho mu munwa. Batwereka abandi batipe bari kuri moto bari kuza binjira mu ishyamba. Wana nabo bibereka moto kabo na wa mutipe ari kiri kwirukanka nyine gutya byapapye. Wana abahuye na babajama nyine bari kuri moto babwira ati hari ahantu harimo ingwe mwana mwijyayo. Tipe bambwira ati uriya ni umusazi mwana ko twikomereza uriya aba yarasaze. Amatwi ari mu rupfu niyumva. Bakomeza imbere barerekera rwose umutipe arirukanka reka hafi aho yangwe rero nayo mbanyibonye hafi aho ngaho. Tipe bakomeza na moto yawo rwose bigendera. Wana bisa nkaho binjira mu ishyamba nyine bakomeza imbere. Wana barakomeza barigendera bagera imbere. Bageze imbere ho gatoya nkaho moto ikwamye nikira ku moto ari nshyashya twayiguze ari nshyashya. Bimeze bite ko nta n'umwaka iramara? Tipe atangira kwatsa nyine arebe ko yayatsa, reka da kubita imigeri, reka da akomeza kubita imigeri, reka da mutipe avamwe ati se ibi n'ibiki mwana kubita imigeri, reka da kubita imigeri, reka da kubita imigeri, reka da ati se none iyi ngiyi ipfuye gute none aka kanya? Tipe akomeza areba hafi aho ngaho nyine arebe nyine ngo moto yabibaye iki. Moto yanga kwaka ngo rase ko irimo furo ntaka mwana bimeze bite byagenze gute? Umutipe ava kuri moto tangira kureba nimba zahabu ifite ikibazo. Arakomeza hafi aho batwereka inari iri kubacunga sori nakingwe. Umutipe nyine abwira ati mu munota umwe mwana nje gukojora dore ndumva bitameze neza ngo nutinde mwana nutinde. Tipe akomeza yerekera mu ishyamba. Batwereka yangwe nayo iri gusa nk'ayibasatira hafi aho ngaho. Tipe araza nyine wana arakojora bya bindi byabo. Tipe ari gukanika gutya wana reba ibyari byo. Batwereka umutipe bamukurura wundi wari ugiye kunyara. Ubwo ni yangwe tayari yamwanjamye. Tipe yongera yurira kuri moto bisa nkaho yayikanitse rwose. Bisa umugeri gutya akubitse umugeri moto biratse rwose. Wana
iraka rwose ubw'amahirwe, atangira guhamagara mugenzi we nyine kugira ngo bagende, ahamagara mugenzi we ntamwitabe, ati mugenzi wanjye yabakira, arongera aparika ya moto kugira ngo ahamagare mugenzi we bagende kubera ko moto yari amaze kwikanika. Arakomeza yinjira mu ishyamba ari guhamagara, mujama baramutwereka amaguru ye bari kuyakurura rwose bisa nkaho ari igisimba cyamwanjamye. Iwana mutipe nawe yinjira ishyamba, arakomeza aragenda gahoro gahoro, agenda anahamagara nyine, kwatise umutipe ugiye kunyara, genze bite ko mbona nari utari kunyitaba, twereka rwose bisa nkaho ari igisimba kiri kumukurura. Tipe akomeza ajya mu ishyamba nyine yinjiramo imbere areba mugenzi we, ahamagara wapi. Ageze gutya arikanga byatari, yarabonye iki ubwo, yarabonye mugenzi we bari kumurya, yangu iri kumurya nawe amaguru yabangira ingata, yirukanga byatara, avuga ati karabaye, agenda avuza induru na feri nk'izi modoka rwose, ayurira moto aracana, ati reka yo gupfuye umunsi wapfa ejo. Ayatsa moto ahita aguruka aragenda, agana nyine asa nk'usohoka mu ishyamba. Yangwira mureba ati sha urancitse sha, naho utaburiye ntabwo tuzabonana. Hashize akanya bongera batwereka umugabo, umugabo rwose usa nkaho aje gutashya mu ishyamba, yizira gahoro gahoro nyine bisa nkaho aje kwishakira udukwi, ihwana n'agatambaro mu mutwe rwose, yizira gahoro gahoro n'akasengeri ke ni no stress, yizira yinjira ishyamba rwose, yifitiye n'agashoka ku rutugu, haza arakomeza arigendera gahoro gahoro rwose nta n'ikibazo yifitiye. Batwereka yangwe nayo isa nkaho iwana yumvishe umuhumuro w'akanyama hafi aho ngaho, irakomeza iraza, komeza yegera imbere rwose, arimo araza no stress nawe rwose, ngira ishyamba wagira ngo menya nta makuru nawe afite bibera muri no shyamba. Akomeza imbere nyine, ageze imbere ho gato, arakomeza twereka yangwe nayo iri kumureba gutya, imurebera kure, atangira aratashya. Mugabo wacu rwose yishakira udukwi akajya kwitekera agasombe. Arakomeza aratashya rwose gahoro gahoro nta kimwirukansa, twereka yangwe rwose ururimi iri kurukomba, bati hariya ya nyama ntago yancika. Umugabo nawe arakomeza aratashya gahoro gahoro rwose, kumba atazi yuko hafi aho ngaho batwereka ingwe nanone isa nkaho iri kumwegera gahoro gahoro. Kabona arakomeza aratashya nyine yishakira udukwi ngo ajye kwitekera agasombe. Iwana ashaka udukwi aratugwiza rwose, udukwi tumaje kugwira agiye kuduhambira nyine, ashaka akagozi mu mufuka, atangiye guhambira nyine kugira ngo byamwize azihambire azitahane. Iwana arahambira neza hafi aho ngaho, ariko bisa nkaho ari ikintu kiri kumurebera kure. Umugabo rwose arahambira udukwi kwe, araterura ashyira ku mutwe, arigendera rwose, komeza arigendera gahoro gahoro, bikomereza no stress nyine. Batwereka yangwe nayo isa nkaho hari umuntu iri ku mugabo, arakomeza arigendera, aragenda aratambuka neza cyane ku ngendo ye nziza n'akakamambiri, agenda bisa nkaho ariko hari ikintu kiri kumurebera kure. Kwibutsa gukanda subscribe, share na comment. Umugabo arakomeza aragenda, ageze imbere gutya batwereka yangwe iri kurya umuntu. Umugabo ahita yikanga ajugunya zankwe hasi, baratibitse, hari kuvuza induru, araguruka rwose cyane, bati karabaye avuza induru, ashaka iziri yamuzanye, abaritsimbye gutya mu byatsi, ari kureba arebera kure yanari nyine. Iwana umugabo baritsimbye bati Imana yanjye numva nta hantu ndagushima, baratibitse rwose. Ingwe nayo isaga nkaho ihugiye ku nyama nyine, ntabwo yamwitayeho cyane. Umugabo nuko nguko yagurutse, ari nako filime yacu yarangiye. Ndagushimira wowe wadukurikiye, nkanagusaba gukanda subscribe, share na comment. Nge utegura nkanakugezaho nkwibutsa yuko banyita Muhire Jordan. Bye bye, naho utaha, ndabakunda cyane.